Urakaze neza abo waje gufungura iyi video. Uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe uko mubibona muri titre yacu. Uyu munsi yageze kuri byinshi babandi bafata nk'inzozi, ariko mbere ko tumuganiriza reka tumusabe abashe kutwibwira nime ntacyo bitwaye, baje kutwibwira no mu buryo bw'ikinyamurenge. Urakaze neza mutumirwa wacu. Murakoze cyane rwose. Mazina yanje nitwa Bonere Mfizi, mvuka mu muryango w'abanyabyinshi, nkaba umwishwa w'abasama, nkaba umukwe w'abasita. Hanyuma iwacu mvuka ni ku Mutanoga, aho mvuga ni muco hagati mu misozi miremire y'umurenge. Ni umusore w'umunyamulenge. Navukiye ku Mutanoga, nakuriye ku Mutanoga muri groupement ya Balara Nord, mu bwami bwa sogokuruza Mwasha. Ndetse mu yandi magambo vuka ibwami. Umwana w'ibwami. N'umwana w'ibwami. Igikomangoma. Sogokuruza Mwasha niwe muntu wa mbere wageze muri kiriyacu hagati. Ibyo bintu bihagazeho. Avuye ibubembe. Ibyo bintu bihagazeho. Genda ukora ubushakashatsi. Sogokuruza Mwasha niwe muntu wa mbere wakandagije ikirenge cye muco hagati, atema imbari. Nimba wenda wumva imbari, wenda abantu batoya bashaka kutazumva. Mbese cyari icere gati kitabamwe abantu, harimo ibiti gusa mu bibira. Atangira gutema imbari, haraturwa. Ubu nyine nubwo twagize uwanya harasenyuka, ariko ni mu bwami bwa sogokuruza muri make. Urakoze cyane. Ababyumvishije bashobora kuba bamumenye, n'abataramumenye baragenda bamumenya gahoro gahoro. Nge namuzi, izi famiye yiwe, papa wawe ni umupasiteri. Papa ni umupasiteri. Mukuru wawe ni umupasiteri. Baramu bawe nzi bose ni abapasiteri. Nawe ubwawe uri umuvugabutumwa. Sinzi ko izi arizo zari inzozi zawe, kubera kuko washobora kuba nawe kumva kuko kuba waja mwivugabutumwa full time akaba ariko kazi ukora konyine nabyo byarashobokaga. Izi nizo zari inzozi wakuranye cyangwa wabyisanzemo, ariko nawe wumva gushaka kuba nka papa wawe, nka mukuru wawe, nk'abandi bose bagize ubuzima bwabo bwose baravuga ngo reka tubushire mu gukorera Imana no mu kuvuga ibivugabutumwa. Iki kibazo kiragira naga point B kako kavuga ngo byashoboka ko izi kariyeri zibiri umuntu yazifatikanya bigakunda. Urakoze cyane rwose. Ntabwo nja kubesha by'ukuri. Aya ni amahirwe nasingirijwe n'ibi bihugu twajemo, ariko ntabwo zari inzozi zanje. Nkura nagiraga inzozi zibiri. Inzozi za mbere par défaut nk'uko wari ubivuze, nakagombye kubona umupasiteri wenyine. Icya kabiri, numvaga ko nzaba umuganga, umudokiteri, medical doctor, kubera ko igihe narangije secondaire nashakaga kuja kwiga université i Lubumbashi. Hanyuma aho hari 2016-2017 nja mu gihugu cy'u Burundi. Nico gihe intambara zise zitangira nyine iwacu. Nja gusurana mu Burundi, ngo nshikeyo intambara zitaziba iwacu, sinaba ngisubiyeyo. Hanyuma pinduka nisanga ndi impunzi. Inzozi zanje zirafa. Inzozi zanje zo kuba umudokiteri, wenda inzozi zo kuba umupasiteri nakagombye kuba ndi umupasiteri wenyine wenda, ariko izo zo kuba umudokiteri zisa nkaho zipfuye. Hanyuma za kugira amahirwe nyuma y'imyaka 2 nza kuza muri ibi bihugu bimpeza indaro. Hanyuma binsingiriza nandi ma opportunity menshi cyane, harimo kuba narageze kubyo nifuzaga kugeraho muri myaka ya vuba. By'ukuri byandememyo ikintu maze kugera muri iki gihugu, muri bihugu byandemyemo sense ya sécurité, bindemamo sense ya justice, kumva utekanye kandi wumva uri muri société sani itarenganya, ita kudiscrimina bikurikiranye naho ukomoka, cyangwa se kubera uruhu rwawe, cyangwa kubera ukusa, cyangwa kubera ururimi uvuga. Ibihugu ni ibihugu byiza cyane bidusingiriza amahirwe twese areshi. Waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba ufite ubumuga runaka, waba
uri umwirabura cyangwa se uri umunyaziya umuzungu uko waba uri kose n'amateka yawe uko yaba ameze kose ni ibihugu bidusingiriza amahirwe areshe. So bityo rero ni ukuvuga ngo mu myaka ya vuba mpita numva ngize umutwaro kugira ngo nanje mpinduke umwe mu bantu bashobora gusangira cyangwa se gupatekinga mu mateka y'ibihugu. Yego. Cyane cyane amateka ya AIRFORCE, nagumye gukurikirana amateka yayo y'ibihugu duherereyemo, sanga byajuwe role ikomeye cyane mu ntambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi, ndetse n'izindi ntambara zagiye zikurikiraho. AIRFORCE yagiye ijuwa role ikomeye cyane, biranenspira cyane kubera ko niba turi muri ibi bihugu bunyine, ndavuga igihugu mberereyemo, ni impamvu z'uko hari abantu batanze amaraso yabo, banga akarengane, baharanira uburenganzira ndetse na freedom. Niyo mpamvu dutuye muri ibi bihugu. Urakoze cyane. Niho nakuye inspiration kugira ngo naje numve ko nshobora guhinduka, gupatekinga muri history ndetse n'iyo pride. N'ubundi imyaka yawe uracari muto kandi uracakwemera gukora n'izindi kariyeri, birashoboka ko iyi kariyeri urimo y'uvuga butumwa bifatikanye bigakunda? Birakunda cyane rwose. Igihe nabwiye papa ko nshaka gukora mu byo nkoramo ubu nyine muri AIRFORCE, byaramutunguye cyane kubera ko yaransekeje cyane, arambwira ngo siyo makuru yari yiteze, ngo yari yiteze ko bamubwira ko nasengeye kuburevera, ariko biramutunguye cyane kuba wenda mubwiye nyine ibindi bitandukanye cyane n'ibyo yari yiteze, ariko anifuriza ihirwe n'ishya, ansabira umugisha. Ndatekereza ko ntaho bitandukaniye cyane, ahubwo ntekereza ko ku giti cyanje, ndavuga ku giti cyanje, byanugururiye amarembo menshi cyane yo kugira ngo mvuge ubutumwa. Nari nsanzwe n'umuvuga ubutumwa muri community yacu cyane, ariko noneho binugururira amarembo cyangwa se imiryango yo kugira ngo mvuge ubutumwa burenze community yacu, usohoka bukagera mu gihugu cyose mperereyemo ndetse no mu mahanga, kuko akazi nkora kazansaba kugera ku isi henshi cyane hatandukanye, kandi ubwo rero bizaza bimpeza amahirwe kugira ngo mvuge ubutumwa ahantu hose ngeze. Wewe ntuwibona rero nk'imbogamizi, ahubwo ubibona nk'amahirwe aguhuza n'abantu benshi, kandi abantu benshi muri bo benshi bakeneye ubutumwa bwiza. Uko ni ukuvuga ngo nje simtekereza ko bishobora kubogamira umuhamagaro wanje wivuga ubutumwa, ahubwo mbitekereza ngo kubivuze nka opportunity yo kugira ngo ngeze ubutumwa kure cyane hashoboka, kandi ku bantu benshi bashoboka. Kubera ko hari ikintu maze gusobanukirwa cyane mu buryo bw'ivuga ubutumwa, ntabwo ari ikintu gishasha. Ndatekereza ko abantu benshi bamaze kubona ko ariyo model tugomba kuadoptinga kugira ngo tugeze ubutumwa kure cyane. Mbese no kumva ko ubutumwa ubu nyine tugomba kubushingira cyane ku ndangagaciro. Ubwo ni ubutumwa bukomeye cyane. Nka ikigo nkorera inzego za security nkoramo, no kuvuga ngo tugira ibyo bita ngo nama values cyangwa se indangagaciro ziranga iyo organization. Harimo nka kubaha, harimo integrity, harimo ubunyangamugayo, harimo service cyangwa se ubwitange, gushira inyungu z'abandi imbere cyane kurusha uko ari inyungu, kurusha gushira inyungu zawe imbere, hakabamo ndetse na excellence cyangwa se gukora ibintu kabinoza. So nsanga no kuvuga ngo izo ndangagaciro zose turazisanga mu byanditswe byera, sibyo? Ni indangagaciro zakagombye kuturanga nk'abakristo, sibyo? Bibiliya iradusaba kubaha, Bibiliya iradusaba kugira ikinyabupfura ndetse no kubinyangamugayo, Bibiliya iradusaba kwitanga, kuko Kristo yakoze sacrifice ikomeye cyane yo kugira ngo aducungure, bityo natwe akadusaba kugira ngo dushire inyungu z'abandi imbere kurusha inyungu zacu, ndetse akaba n'ahandi Bibiliya dusaba kugira ngo ibyo dukora byose tubikora nk'abakozi b'Imana, sibyo? So no kuvuga ngo biramfasha kugira ngo ngire influence cyane mu buryo bwo kwimakaza indangagaciro za Kristo,
muri ministere nkoramo ya defense yego ndetse ahubwo nkabona ukangurira n'abantu kugira ngo abantu dusangiye amateka baherere muri ibi bihugu bisanga mu departement ma ministere atandukanye mu gihugu kugira ngo bagire influence ku ma policies cyangwa se ku myanzuro idufatirwa twebwe nk'abakristo so nko ku rugero ndatekereza ko muheruka kubibona mu makuru nimba ari Scotland cyangwa se Northern Ireland baheruka ku bile yo kugira ngo umuntu agire uburenganzira bwo kurangiza ubuzima mu gihe yumva ko kubaho bitakiri ngombwa so iyo bile ntabwo ya passinze so ntekereza ko impamvu ya mbere yatumye idapassinga no kubera ko majorité y'abantu bakora muri parlement majorité parlementaire n'abantu bafitanye isano n'ibintu by'iyobokamana swate abatolike cyangwa se n'abayisilamu noneho bahinduka majorité baka-influencinga policies nyinshi kico kintu cyo gukuramo inda kwiyica twebwe nk'abakristo ntabwo twemera ko umuntu ashobora kwiyica cyangwa se ashobora gusabisha abaganga kuko bamwica so abo bantu turabakene muri police turabakene muri ministere zitandukanye muri politike turabakene muri business kugira ngo bene iyo myanzuro idufatirwa nabo bayigireho influence kandi byumvikane neza ko udashobora kugira influence ahantu udashobora kugera bisaba ko hagera kugira ngo ube watanga ibitekerezo bishobora guhindura n'ibikorwa bihakorerwa exactly niko bimeze rwose urakoze cyane reka twinjire mu bibazo bisa n'ibiri relative cyane n'ibyo wakoze training waciyemo byumvikane ko ntabwo ari training ziba zorushe sibe nizidusanzwe tuzi no ikibazo gira ngo mu buryo gusa bw'incamake utubwiye nk'ibintu nka bitatu gusa wowe uzi byakugoye cyane kurusha ibindi muri training zose wagiyemo nk'ibintu ushobora kuvuga ngo top 3 ibintu bitatu byangoye ku buryo no kubivamo numvaga n'umutima wo kubivamo ushobora kugira bivanye nuko training yari igoye aho mwararaga ibintu nka bitatu wibuka kabisa biza bya mbere mu mutwe utekereje uburyo training yari igoye nk'ibi urakoze cyane training yari igoye cyane by'ukuri ndatekereza ko ari cyo kintu gikomeye nakoze mu buzima nakure mu buzima butoroshe pe ariko ndatekereza ko training nari mazemo amezi angahe nshobora gutekereza ko ari bwo buzima bukomeye nabaye ubuzima bwanje bwose imbogamizi ya mbere nagize ni ukuba kure n'umuryango wanje kubera ko byansabye ko nimuka emotionnellement cyangwa se mu buryo bwo mu mutwe biragoye ndi umupapa mfite abana babiri n'umudamu so no kuvuga ngo kuva dushakanye na madame imyaka ine irashize ntabwo twari twatandukana n'abana banje nuko so no kuvuga ngo akenshi twageze tuvugana n'abana banje nkarira nabo bakarira kubera ukumbuzi bwinshi cyane emotionally numvaga ko ndi isole cyane kubera kuba distant nyine n'umuryango wanje icyo ni ikintu challenges cyane icya kabiri ni ukubera ko training yari ikomeye mu buryo bw'umubiri bigusaba kuba fit cyane intego ya training ni ukugira ngo bagupushing to the limits cyangwa se ukoresha umubiri wawe ibintu utarumenyereye gukora kugeraho bakubakamo ikintu cyo kwihangana cyangwa se cyo bita ngo resilience so no kuvuga ngo mbere yuko joininga nakoraga imyitozo I mean like fitness exercises ariko nza gusanga no kuvuga ngo byamfashije bukeya cyane ugereranije n'uburyo training zari zikomeye cyane ukoresha umubiri ukumva urarushe rimwe na rimwe ukumva biriya bigaragaza cyangwa se temptations zo kubitinga zo kubivamo kumva amajwi yatangiye gukongorera ati se ubundi ako ndashaka niki ko ndashaka ubuzima ahantu muri ubuzima bugoye gutyo by'ukuri ikindi kigira gatatu
ni twarabirabura baki. So ndatekereza ko muri ministere ya defense mu gihugu mperereyemo sinzi wenda mu bindi bihugu minorite baracyari bakeya cyane. Nko muri kose yacu twarabirabura ndatekereza bane. So abenshi twakoranaga training wasangaga wenda ari abana biganye secondaire, abana bakuranye mu midugudu imwe, bari basanzwe baziranye. So kugira ngo bisange cyangwa se ugasanga afite mukuru we wenda ukoramo, afite umukazi niwe cyangwa se afite abantu baziranye bakora muri ministeri ya defense, bikamworohera number 1 kugira ngo agire access ku makuru, number 2 kugira ngo bavunagure biriya bintu byose byabagoye, iwe noneho bimworohere kubera kuko aba afite amakuru ari practical atakure kuri internet. Ariko nje no kuvuga ngo byarangoye cyane kwiyadapta kubera ko nta muntu twari tuziranye, nta muntu dukomoka hamwe, nta muntu tuvuga ururimi rumwe, nta muntu duhuje culture, nta muntu ushobora kumpeza amakuru ari practical, ari mu buryo bwo kujoininga ndetse no muri parcours nyine ya course. Nagiye mpura n'izo challenges cyane zo kuba wenda ndashobora kwiyadapta vuba nyine kubera impamvu zuko zizo mpamvu zarwo. Urakoze cyane. Byumvikane ko rero no muri iyo training nubwo aho n'ibintu bigoye cyane bisa n'ibica intege, bigoye binaniza umubiri, ari ibintu iyo umuntu ahuye n'ibintu nk'ibyo hari ukuntu bihindura umubiri, bigahindura na spirit yawe, bigahindura personality yawe, ku buryo ushobora kudeveloper na character nshasha bivanye na endurance wawe wamenyemo. Umuntu agubaje ngo nk'ibintu bibiri ushobora kubuze bishobora kuba byarahindutse mu buzima bwawe kuva warangiza training n'ubuzima ufite ubu nyine, kuvuga ngo before nari meze gutya ariko ubu nyine hari uburyo nahindutsemo kubera ko nahigiye ibi n'ibi mubiza mu mutwe top 2 gusa ushobora kuba wibuka utekereza ko ari nk'ibihe byahindutse. Urakoze cyane. Iyi training no kuvuga ngo intego yayo no kugira ngo baguhindure, sibyo? Kandi by'ukuri narahindutse ku bintu byinshi cyane. Umbajije bibiri gusa, ariko nahindutse ku bintu byinshi. So ikintu cya mbere nahindutseho ni mu buryo bwo mu mutwe nubatse endurance cyangwa se resilience. Mbese ku resilience ubundi no kuvuga ngo ntabwo ari imbaraga zo kutagwa, sibyo? Ahubwo ni imbaraga zituma ubyuka mu gihe waguye. So iyo bavuga ngo abantu n'intwari cyangwa se abantu bafite resilience irenze y'abandi, kwihangana kurenza uko abandi, suko batananirwa, ntabwo bisigura kuko bafite bari superhumans, ntabwo bafite imbaraga zirenze iz'abandi bafite, sibyo? Ntabwo baremye mu buryo butandukanye nuko abandi baremyemo, ntabwo bataza bananirwa, sibyo? Ntabwo batumva ayo majwi abaca intege, ahubwo baba bafite imbaraga zituma babyuka no mu gihe baguye, sibyo? So icyo ni ikintu gikomeye cyane, no kuvuga ngo ubu nyine ubuzima bwo nkubita hasi inshuro 100 mfite imbaraga zo kubyuka kandi nkabubyukana n'ubukana bukomeye cyane. Ubuzima ndibukimbashije. Icya kabiri ni discipline. So bimwe mu bintu twigishijwe ni discipline. No kuvuga ngo discipline itandukanye na motivation. Aho bitandukaniye, motivation ni imbaraga zituma utangira ikintu, sibyo? Kandi abantu benshi bagira iyo motivation yo gutangira, ariko aho abantu baza batandukanira no gukomeza urugenzi no mu gihe byakomeye hagati mu rugendo, sibyo? So ico kintu cha discipline nico kiza gituma ubyuka mu gitondo no mu gihe wumva ufite ibitotsi byinshi, sibyo? Nico giza gituma ukora ikintu no mu gihe gikomeye, sibyo? Noneho nico kiza kibwira mind yawe ngo birashoboka, sibyo? Kandi iyo mind yawe yabyumvise ko bishoboka, n'umubiri urakurikira, no kuvuga ngo urayoboka ibyo mind yizera. So ndatekereza ko ari byo bintu bibiri bikomeye cyane muri byinshi nahindutseho, discipline na resilience mu buryo bw'umubiri no mu buryo mental. Mu buryo bw'umubiri I'm really fit, yeah. So
nubatse imbaraga z'umubiri ku rwego mfite resilience idashobora kumena. kurara mu mbeho ntibigire gutwara. Kurara mu mbeho ntacyo byo ntwara, kubwirirwa ntacyo bishobora kuntwara, kugenda amasaha 28 nikoreye ibiro 50 biranorohera, kwiruka ibirometero 5 biranorohera, kwirirwa mu butayu nta mazi, kwirirwa mu butayu nta mazi, ni ukuvuga ngo koga amazi akonje, kubyuka mu gitondo kare cyane, kugenda mu mwijima nta toroshi, kwirirwa unyagirwa, nta kintu ndashobora kwihanganira muri make wenyine. Urakoze cyane. Nimbuga ikomeje kudukurikirana kugeza kuri uyu munota wa 20, ndagusaba ngo ukore ka subscribe kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro. Gakoreho nako gatukura ndende tugushikaho nga. Anyway, ikibazo cya nyuma turangiza, umuntu wakurikiranye ikiganiro kugeza ahangaha yumvishe neza aho turuka, aho wakuriye, ubuzima bwawe, ibyo twakwita ko ari humble beginnings, watangize ubuzima busanzwe Abanyamulenge bose bashobora kuba barakuriyemo. Hari ibintu nka 3 cyangwa 4 ushobora kubuza ukumbura kugeza ubu nyine uri mu buzima bwiza, ntubuze icyo kurya, ntugifite ikibazo cyaho kurara, ibyo aba benshi bumva ko ari ubuzima gusa n'ubwuzuye. Ariko hari ibintu se byahariye ku Mutanoga, za Kamombo, Irondo, hehe, hari ibintu uzukumbura cyane kurusha ibindi, n'ubu nyine niyo ubyibutse uzumva ko one day ushobora kuzasubira ugatura ruguru. Urakoze cyane rwose. Ku Mutanoga niyo gakondo yanje, kandi biragatsindwa kwibagirwa gakondo. So nkumbura ibintu byinshi cyane, ariko mbajije bikeya. Ikintu cya mbere nza nkumbura ni ibiryo biri organic. So ibiryo by'umwimerere, mirire yaho twajyaga neza mu buryo budasanzwe. Amacoco ari organique, ibituku biri organique, inkeri ziri organique, ibyufwa biri organique, ibituku byabagamo n'imitindo myinshi, twagiraga bimwe by'imigoti, ibindi by'imikumo, ibindi zibuka neza. Se ni ikiguhe? Ikiguhe nako nanje n'imikumo. Ariko n'imikumo ndatekereza ko yagiraga ibituku. Ariko ntibyaryohaga cyane. So mbese like twagiraga imbuhu, nkunda fruits cyane mu buzima busanzwe. So inza ntekereza ko gusubira nko muri ubwo buzima ukajya imbuto ziri organique wisoromeye hanze mu gisambu, zitaciye mu nganda, batashizemo ama preservatif kugira ngo zidapfa, batashizemo amasweeteners kugira ngo ziryohe, ziryoshe mu buryo bw'umwimerere. Chemicals ziba zirimo ntabwo uzukumbura imyagi. Kumbura imyagi mu buryo budasanzwe. So nakundaga imyagi cyane. So mbese mu buryo bw'imirire ibintu byose muri rusange biri ibintu biri health kandi biri organique, ndabikumbura cyane. Ikindi kigira kabiri nkumbura social life y'uwacu. So ndibuka ko twataramaga twicaye hanze ku gatorero, tukageza nka 5 z'ijoro, sibyo? Twatuganira gusa, kandi haba hakonje hari imbeho, ariko ntutekereze imbeho kubera social life. Twabaga dufite inshuti, abantu bose mu muhanda bari inshuti, sibyo? No kuvuga ngo tukicara ku gatorero tugatera igipindi. Mental health ndi cyari ikintu, was no a thing. Depression na stress yatangiye kubyumva vuba cyane, ndi cyari ikintu, ntaho depression guturuka, sibyo? Kubera social life. Umuntu wese wamutekerezaga nk'umuvandimwe wawe, umuntu wese wamutekerezaga nk'umubyeyi wawe, umuntu wese wamutekerezaga nk'inshuti yawe. Mu buryo nyine, mu buryo mental bikuremamo ikintu cya peace of mind, bikakuremamo ndetse na sense ya security, sibyo? Positive outlook y'ubuzima. Ukaba ushobora kugenda nta hambo ufite, nta faranga ufite, sibyo? Ukamenya ko aho urara hose barakugabura. Aho urara hose, baba bakuzi cyangwa se batakuzi, barakwitaho, bakugaburire, baguheza amazi yo koga, bagufate neza nk'amata y'abashitsi, bakwereka aho uryama nta kiguzi. Izo sacrifice ntituziheruka muri ibi bihugu cyangwa se mu mujyi, izo ntizibaho. So
ibyo bintu ndabikumbura cyane iyo social life. Ikindi kigira gatatu ntekereza missinga cyane ni ikiburiya. Ikindi kigira gatatu buriya nkariya ku mutanurwa n'iki kibaruzwiho cyane. Hari nk'abasore bari bazwiho kuvunana abandi bakamenya nko konesha abandi agore abandi nyine buri muntu yari afite nka specialite yiwe ku buryo ubuye n'umuntu wo kumutanurwa kuvuga ngo uzi boneri boneri ni nk'iko abantu bashobora kuba bakwibukiraho cyane hano. Ndatekereza ko wenda ibyo banibukiraho ntabwo ari ibintu bibi cyane kubera ko ntabwo nari ikirara nta nubwo nari ikirangirire cyane, ariko tukiri nk'abatoya cyaneho twagiraga ibintu byo guhahaza. Sinzi nimba wenda bizi mbese mu muhana no mu karere organized fights ukaba uri umuntu ngo uwahaje sibyo, kubera ko namanye ntuze ikintu cya resilience kurinda sibyo. Mama ni umusama bakunda kuvuga ko bagira ubwoba, ariko ni mu bintu nakuye kuri mama icyo ndikirimo ntabwo namanye ubwoba. Nese muri wowe ubusama buba wenda hari ibintu byinshi ushobora kuba wenda narakuye kuri mama, ariko icyo kintu ntabwo zavuga ko ari abasama ari beza cyane. Abasama ni beza mu buryo bw'isura, abasama bagira isuku, abasama bagira nyine nako kantu k'ubwoba. Ariko wenda kakugeza nagize ibati sinatwara ku kantu k'ubwoba. Are you sure? Ntabwo nagiraga imbaraga, ariko nagiraga umutima wo kurinda, so bigatuma mpahaza. So nari mpaje no kuvuga ngo abantu bo mu rungano rwanje no mu karere ndibuka twagwanaga, twagiraga ibintu byo kugwana mbese mu mihana tukagwana n'abaheto babaga mu Karumyo. So igihe nabaga mpari no kuvuga ngo twabaga dufite upper hand kubera kuko equipe urimo buriya equipe ndimo niba mikindi cyo kurwana yatangiraga yenze uko niko kuri kabisa. Icyo ni ikindi nakundaga kuragira ihene. Papa yagiraga ihene nyinshi cyane, nicyo kintu nzwiho. Abantu benshi cyane iyo tuvuganye nicyo kintu baza banibutse cyane. Nakundaga kuragira ihene cyane. Nicyo kintu cyandanze mbese mu bwana bwanje bwose. Nari umwungeri w'ihene kandi narabikundaga cyane. So nakundaga amatungo yose, nakundaga inka, ariko ntabwo nari nzi kwita kunga cyane nk'ihene. Kandi nza numva ndi atashe cyane ku ihene. Umuntu wese waragiye ihene ndiyo uvuga ko atonesheje yababeshe. Naronesheje cyane kubera impamvu nyine za social life twari tugarutseho haruguru. Wasangaga abandi bafite match bagiye gukina akabumbu mu Kamombo mu Mikarati, cyangwa se n'iwacu tukaba dufite akabumbu. Twakinaga akabumbu buri munsi, buri mugoroba nka saa 10 twabaga turimo dukina akabumbu kuri Kamombo. Cyangwa se ugasanga dufite imikino itandukanye. Twakinaga imikino ya gisirikare, bamwe bakaba abakoloneli, abageneral. Bwari ubuzima buryoshye cyane. So kugira ngo wikure muri ako gakundi rero, kugira ngo wirirwe nyuma y'ihene bikagora, kumva nyine mentally uri isole cyane. Rimwe na rimwe ukaba wose igihene ukaja gusanga abandi nyine muri ako gakundi ko gukina akabumbu cyangwa se gukina bigore by'abandi bikabigenderamo myagi ihene zikona. Urakoze cyane. Reka turangize. Mu kurangiza reka tubashe kugusaba usa n'ubwira inama. Hari abasore benshi bari mu bihugu bitandukanye, kuko nyine kubera ibibazo biri iwacu abantu bose bazi, abantu bangi batonyeka baje mu mahanga cyane. Tugashika ahantu titwisange tugasa n'abakomeje kuba impunzi ubuzima bwose, kubera kuko biragoye kuko wasa n'ahantu utavukiye utakuriye. Ibyo bigatuma abantu benshi inzozi zabo batazigeraho kubera ko ubuzima bwo kuzerera wagira ngo urasa n'ufatisha ahantu ngo hagire iwanyu, bikaba ngombwa ko wimukira n'ahandi. Abantu benshi kugeza bageze no mu bino bihugu byo hanze akaba ariho batangira nko gufata akantu ka stability. Niyihe nama ubwira abasore bakicishakisha bumva kuko inzozi zabo zitaba zigishobotse, bumva kuko ibyo bogerageza bigoye, inzira zigoye? Any recommendation, any piece of motivation, ikintu wosa
nubwo kubasubizamo imbaraga bivanye n'ibyo we wagezeho kandi bigaragarira buri wese. Tunishimira by the way ibintu wagezeho. Nihe nama wagira? Ndashobora kubagira inama nkazingahe. Inama ya mbere ni ugutekereza, ndibaza ko nari nabigarutseho gatoya ubwo nari kumvuga background yanje. Ni ugutekereza background cyangwa se amateka yacu nka opportunity cyangwa se nk'imbaraga, nk'isoko y'imbaraga, rather than yo gutekereza amateka yacu kahari ikibazo, limitation nk'ikibazo cyotuma utagera ku dushaka kugeraho. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwinshi naciyemo muri training nari ndimo, abantu benshi bageze bakwitinga kubera impamvu z'uko batigeze bagira iyo exposure, sibyo? Tibigeze bagira exposure yo kunyagirwa, ntibazi koga amazi akonje kuko twebwe tubitekereza nka leaks, ariko twebwe ubuzima bwa buri munsi, sibyo? Ibintu binaniza abandi nka pressure, urumva environment tuba turimo ni environment igushaho pressure nyinshi cyane, pressure y'umwanya, pressure y'ibintu byinshi ugomba gukora mu mwanya runaka, discipline nyinshi, punctuality, bigusaba ibintu byinshi cyane, noneho bigatuma abantu badakopinga, sibyo? Kubera ko batagize iyo exposure. So kuri njyewe no kuvuga ngo amateka yanje, experience nagize mu buzima byanditse inkomezi, sibyo? Ikindi kigira kabiri, ntekereza ko akenshi dukunze gutekereza ko turakuze, imyaka igahinduka limitation, ariko imyaka ni imibare gusa, sibyo? nta kintu udashobora gutekereza kugeraho ngo ureke kukigeraho kubera impamvu z'imyaka. So hari ibintu byinshi twilimita kubera impamvu ngo ndakuze, naje muri iki gihugu nkuze, wenda abantu bakiri batoya nibo bashobora kugera kuri ABCD, ariko je birasa nkaho byandenze. It's never too late. Uracyafite amahirwe menshi cyane yo kugera ku nzozi zawe. Icya gatatu, ndatekereza ko ari kwigirira icyizere, sibyo? Akenshi nyine hari igihe amateka atugiraho impact itari nziza cyane, tukitekereza ko I'm not good enough, ntabwo mfite ubumenyi cyangwa se skills zihagije, ntabwo mfite skills zishobora gucompetinga kuri scale igihugu ibyo ushaka kugeramo. Kwicinyiza mbese, kutizera bihagije. Naje gusanga buriya abantu benshi babaye imigara bagira ikibazo baza bita ngo ni imposter syndrome, kumva ko utari good enough. Ntabwo ushobora kuba ufite ubwenge nk'ubw'abazungu, sibyo? Kubera ko ariyo mentalite twakuye mu bihugu twavuyemo, aho udutekereza ko ikintu cyiza cyose cyakozwe n'umuzungu, abanyabwenge bose ni abazungu, abakoze amafaranga ni abazungu, habe n'Imana ni umuzungu, umuntu mwiza foto ye tugira akaba ari umuzungu, n'ifoto ye ikaza ari umuzungu, ufite n'imisatsi ya grey, ufite amaso ya blue, sibyo? Ziriya nyine features zigaragaza kuko ari umuzungu by'ukuri kandi mwiza. Ndetse tukumva ko ari igihe rimwe na rimwe tuba turengaho tukavuga ngo nk'umuntu ufite nk'uburanga bwiza ngo yabyaye umwana we neza nk'usa n'umuzungu, sibyo? Mbese hari ukuntu tuzamura icubahiro cy'abazungu cyane, noneho tukamara icyacu cyane, bikatumaraho confidence, ukazutekereza ko wenda nyine ufite ubwenge bukiyogeranje n'abazungu. Ariko iyo ni limitation tugomba kurwanya. Ugomba ko kwigirira icyizere, skin color yawe ntacyo ihungabanyije, ntibyo tumutagera ku ushaka kugeraho. Accent yawe ntiyo tuma utagera ku ushaka kugeraho. Uruhu rwawe ntirwo tuma udashikira ku ushaka kugeraho. Surname yawe nimba witwa Olukunje cyangwa Zaninka Nyirateguza, andika nya icyo nticyo tuma utagera ku ushaka kugeraho. Ari igihe akenshi tuba tubyitwaza tukabigira nk'imbogamizi, ariko zitari imbogamizi. Of course no kuvuga ngo
par nature kuba witwa Nyasamaza ntacu byo hungabanya mu buryo bw'ibishaka ntabwo ari ikibazo pe so no kuvuga ngo ari reality we Nyasamaza bose batwumva mwumve ko kuba witwa Nyasamaza ntabwo ari imbogamizi so ari reality wenda umuntu agenda gusa agira yumva cyane wenda korana n'abantu nyine muri bihugu cyane kuko hari abantu bafite ivangura ry'amoko hari abantu bafite discrimination ishingiye ku ruhu hari abantu bafite imyumvire ya stereotyping cyangwa se guhita bashyume ngo ubumenyi bwawe bakamba batekereza ko kuba uri umwirabura kandi umunyafrika nta bintu byinshi bakwitezemo so ariko no kuvuga ngo kugira ngo overcoming iyo challenge biba bigusaba gukora cyane kugira ngo uba proving wrong icya kabiri ni ukuvuga ngo biragusaba gukora as twice as them birasaba gukora inshuro zibiri byibura cyane kurusha abandi muhamukorana kugira ngo ubone amahirwe nk'ayabo kugira ngo ugire amahirwe nk'ayabo icya gatatu ni ukuvuga ngo ibihugu turimo cyane ibo urwego rwa discrimination rwabo rutandukanye na discrimination y'iwacu sibyo bamaze kugera ahantu urwego rwa civilité bakunda umuntu kubera ko bamukeneye batitaye ku ruhu cyane nubwo indani bo batamukunda by nature kubera ko by nature no kuvuga ngo tugira akantu kivangura sibyo umuntu arakavukana sibyo twese tugira ako natwe muri dukunda basa natwe exactly ni ibintu biri naturel dukunda basa natwe dukunda bo muvukana birazana tugirira impuhwe basa natwe tugirira impuhwe basa natwe kugirira impuhwe mutavukana kugirira impuhwe abatazibereye gukunda badakunditse ibyo ni ibintu umuntu agenda azayikritivamo sibyo so ariko aho bigeze no kuvuga ngo ibihugu aho bigeze nuko bareba value uzana kuri table akaba ari bashira imbere cyane kurusha izina ryawe cyangwa se background yawe cyangwa uruhu rwawe so ndatekereza ko ufite ubumenyi abakeneye ukenewe ku isoko nta mpamvu n'imwe yutuma bataguheza imirimo ushaka cyangwa se utagera ku nzozi zawe ikindi ndatekereza nshobora kuvuga nuko abantu bagomba kugira esprit ya excellence mu byo abantu bakora nimba uri umunyeshuri bikore neza atari ibintu byo kujanjika ku rwego ushobora gukenerwa ufite skills mu bintu wize ubifitemo ubumenyi buhagije cyane ku rwego ku isoko yaho utuye cyangwa se mu buryo mpuzamahanga bashobora kugukenera wige neza wishyiremo imbaraga nyinshi cyane nimba ari ibindi urimo nimba ari business ubikore neza ku rwego ushobora gukenerwa batitaye kuvuka cyangwa se urwa murakoze cyane asante cyane so murakoze cyane ababanye natwe kuva dutangiye kugeza tugeze kuri uyu munota kandi ukamwe tubasaba gusa ne kamwe ni subscribe ahasigaye tugukubita imyaka 10 ya good luck imigisha gusa every year tugeza 2036 numara gukubita subscribe gusa imigisha y'imyaka 10 garanti tuba tuyiguhaye Imana ibaho umugisha cyane. God bless you. See you next time.